Amen. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Umwami Yesu nabaho umugisha. Turabaramukije kandi turabasuje mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Turabakunda, dukunda ko mubana natwe, kandi muri iki kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu mutubereye umugisha, kubera ko Umwami Imana yacu akunda yuko abagenzi bajyana kandi bahuje. Turabasengera rero kugira ngo Umwami Yesu akomeze abashyigikire mu byo mukora byose, naho mwerekeza mwakoze Data ajya abaha umugisha. Turi muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Kristo, hamwe na Yesu. Ubyukana nande, ubana nande mu gitondo, uganira nande, ese uhura nande y'icyo ubyuka, ese ni social media n'ibindi bitandukanye, uhura nande, uvugana nande, imipango yawe y'umunsi uyishyira mu kuboko kwande, ese ubibwira nde ibyaraye bikubabaje, ubwira nde ibyaraye bigushimishije, ese uganira nande muri gitondo, ninde uhereza imigambi yawe y'umunsi, bigenda bite iyo ubyutse, ubyuka mu yihe gahunda? Icyo nicyo rero iki kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu tuganiraho buri munsi. Ni Yesu wenyine ufite urufunguzo rw'ibizaba, kandi ni wenyine ufite gahunda z'ubuzima bwawe. Vugana nawe, ganira nawe amasaha 24. Mu gitondo ubyutse gira igihe cyo kumuvugisha, gira igihe cyo kumubaza ibigiye kubaho. Ese uyu munsi umeze ute? Ese bigende bite? Nababwiye neza yuko Yesu yageraga igihe cyinshi cyo gusenga. Bagerageje gusobanura Bibiliya avuga ko bafataga amasaha ya mu gitondo yo gusenga. Nimba Imana yarasenze amasaha ane, wowe wari ukwiriye kuvugana na Yesu amasaha ya mu gitondo. Ahangaha ndagira ngo mbibutse ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari ukuza mu gitondo ngo uvuge Yesu ndagushimye, Yesu wabanye nanjye, Yesu wakoze, Yesu uri umwami, Yesu urashoboye, ngo nurangiza utuhaguruka wirukanye. Icyo gihe uravuze, ariko Imana yo ntivuze. Ntabwo ubonye umwanya wo kuvugana n'Imana, kuko icyo wakoze wowe wavuze ntabwo uzi nimba yanabyakiriye. Ahubwo mu gusenga habamo igihe cya meditation, igihe cyo gutuza ukumva icyo Imana ivuga. Nyuma mu gitondo ubyutse ubwira Imana ndagushimye, Imana wakoze kubana nanjye, wahiteze amatwi nayo ikakubwira umunsi, ikaguha gahunda y'igihe, kakubwira uko ibintu bimeze, kakubwira uko ibintu bihagaze. Gerageza utuze, igihe gito cyangwa se kinini bitewe n'amasaha ufite mu gitondo, uyitegera amatwi, ubanza uceceke, ukore meditation, wumve icyo Imana ivugana nawe mu gitondo, wumve gahunda y'umunsi, wumve icyo ukwiriye gukorwa, ikungura ubwenge. Bibiliya iravuga ngo nzagendana namwe. Nujya kuyoba inzira, uzajya wumva ijwi riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo y'ukuri bari inyuramo. Iryo rero ntiwaryumva nimba utazi gutega Imana amatwi. Akenshi abagerageza gusenga mu gitondo no kuvugana n'Imana mu gitondo no kuganira nayo, akenshi bakavuga ukavuga ugasomera ijambo ry'Imana, ntunarimedite, ukanyura ukavuga. Ariko reka mbabwire ngo muri iki gitondo wige no gukora meditation, wige gutegera Imana amatwi, fata igihe cyawe. Birashoboka yuko ubyuka muri gahunda nyinshi zitandukanye, cyangwa se igihe kidashobotse no muri bisi ugenda, fata igihe cya meditation, wumve Imana ikikubwira. No mu kazi ukora, fata igihe cyo gutuza, wumve Imana ikikubwira. Imana yacu nitugire neza rero buri gitondo hamwe na Kristo. Yesu nabaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubishimira. Turi mu ntambara rero, turi muri rya somo ryacu ry'intambara yo mu mwuka, cyangwa se intwaro z'umwuka, urugamba rw'umwuka, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Turi abasirikare benshi twegejwe mu maraso ya Yesu. Sinzi grade ufite, sinzi peti ryawe, sinzi aho ugeze bakuzamura cyangwa se ubona promotion muri uru rugamba cyangwa se muri iyi ntambara. Ariko icyo nzi ni kimwe, ayo mapeti yose waba ufite, uko waba umeze kose, uko waba ungana kose mu buryo bw'umwuka, urugamba ruragutegereje. Urugamba ni urwawe na Kristo ukurangaje imbere. Ejo rero twarimo tureba ukuntu impamvu y'urugamba ituma ubasha gutsinda urugamba. Umunsi turaza kureba impamvu y'urugamba ituma urwana intambara ya nyayo. Imana nishimwe cyane. Impamvu y'urugamba ikwereka icyo gukora mu buzima. Impamvu y'urugamba, dufate nk'urugero, turaza no gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa reka turihereho, riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni icya 6. Havuga ngo iki? Haravuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Imana ishimwe cyane. Ujye urwana intambara nziza cyane, hanyuma usingira ubugingo buhoraho. Nemvuze ngo impamvu y'urugamba ikwereka icyo gukora mu buzima. Uyu mugabo Pawulo arimo arandikira Timoteyo, aramubwira ati rero
urwana intambara nziza, kubera ko aribyo bizatuma usingira ubugingo buhoraho, atari ubwa kera ahubwo ubw'ubu, kuko Bibiliya iravuga ngo tubana na Kristo, duturanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nimba uturanye na Kristo mu buryo bw'umwuka mu gihugu cyo mu ijuru, wambarira urugamba ukarwana urugamba, kuko iyo position cyangwa abantu wicaye bisaba umusirikare ubihagazemo neza, bisaba kurwana neza, kandi Kristo arakubwira ati ambara tujye mu ntambara, ninjye uzarutsinda, urugamba ninjye nzarunesha. Nimba guhamagaye tujye mu ntambara yo kuzana abantu kuri Kristo, ubwo abakubwiye ati nyemerera gusa ngendere muri wowe, ubu ninjye kwizanira abazimiye. Nimba akubwiye ati tujye mu ntambara, hagarara tujye kuririmba, nzaza n'abantu nkoresheje indirimbo zituruka mu kanwa kawe. Wowe icyo ukora ni ukwambarira urugamba neza, ukajya muri korali cyangwa se ukaririmba ku giti cyawe, ubundi avuga ati ngewe nzirwanirira kandi nzanesha, wowe gusa nyemerera ngendere muri wowe. Iyo akubwiye ati emera unyemerere ujye kuba umushumba, arababwira ati genda ube umushumba muri urwo rugamba rwo kuba umushumba, ngewe icyo nzakora nzarurwana kandi nuneshe, wowe nyemerera tugendane, urwambarire, wambare neza nk'umusirikare uri ku rugamba. Izo ntwaro z'umwuka narazibabwiye, cyangwa se intwaro z'Imana na n'ubu turacyazivuga kuko hari izo tutaravuga. Pawulo rero abwira Timoteyo ati rero umva mwana wanjye, rwana intambara nziza, rwana intambara ya nyayo, kugira ngo usingire ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu kimushyizwe imbere Timoteyo arimo arwanira, hari ikintu gituma Timoteyo ahagarara akarwana intambara ya nyayo, kuko intambara ya nyayo cyangwa se kuba ufite impamvu z'urugamba, ko impamvu y'urugamba hano kwa Timoteyo ni uko agomba kubona ubugingo buhoraho, nicyo arimo arwanira, nicyo kimuhagurutse. Ejo twarimo tuvuga ko iyo ukoze ikosa ukajya mu ntambara utazi impamvu y'urugamba uratsindwa, ariko muzabibona abantu bagendanye n'abandi bose barasigara, ariko nyiri yerekwa akagerayo, mugatangira na projet, mugatangira na business, ariko akabona basigaye mu nzira, kuko ntabwo ari ba nyiri yerekwa. Ujye ubihanganira, impamvu y'urugamba ntabwo bayizi, na mpamvu yo gusaya muri gahinda gasaze, niyo mpamvu basubira inyuma, mugatangira n'itorero ukabona bose urizigayemo wenyine. Kubera iki? Ni wowe ufite impamvu y'urugamba, ugomba gupersevera, ugomba gukomeza, nta mpamvu yo kubivamo. Keep going, ugomba gukomeza kugenda, kuko niwe ufite impamvu y'urugamba. Rero impamvu y'urugamba rwawe, cyangwa se intambara nziza ituma impamvu y'urugamba ituma urwana intambara nziza, ikwereka icyo gukora mu buzima. Impamvu y'urugamba ikwereka icyo gukora mu buzima, nta gukora hirya, nta gukora hino, nta gukora ibitari ngombwa. Umugore umwe bita Marita, Yesu yigeze kuza kubasura, nta kintu biri dutangariza cyerekana ko Yesu yaje ashonje, oya, ahubwo Marita yaramubonye yikoza mu gikoni ajya guteka, hanyuma arangije abwira Mariya, agaruka yihuta abwira Yesu ati ntabwo ubyitayeho ko Mariya yantereranye. Yesu aramubwira ati Marita, uri muri rushya muri byinshi, kandi ngombwa ni kimwe pe, icyangombwa ni kimwe. Iyo ufite impamvu y'urugamba urwana intambara ya ngombwa, ntabwo urwana akajagari k'intambara. uyu munsi uri hariya, ejo bundi uri hariya, urwana ibyo utazi, urinjira muri business zitakureba. Mind your business. Iyo ufite impamvu y'urugamba ukora ku bintu bikureba gusa, uba uzi neza icyo ushaka. Imana ni ishimwe cyane. Aramubwira ati icyangombwa ni kimwe, hari ibyangombwa, wikwigora muri byinshi, wikirushya, wijya kure, wirwa n'intambara nyinshi. Oya, kimwe cyo yagiye gutekera umwami udashonje, kuko ntiyari yamubwiye ko afite inzara, ntacyo biri bitubwiraho, ntigeze azataka ndashonje. Oya, yabibonye ngombwa akunda kwakira abashyitsi, ni urugero. Aravuga ati reka njye gutekera umwami wanjye. Ariko aramubwira ati rero Marita, hari ikintu cyangombwa utamenye. Mariya yasigaye yumva ijambo ry'Imana, yumva amagambo akomeye. Iyo ureba imyitwarire ya Mariya no mu gihe Lazaro yapfaga, Marita yaraje ati musaza wanjye nawe yapfuye, ati nyamara azazuka, bajya impaka, donc basubizanya amagambo. Hanyuma Mariya we ahageze aravuga ati musaza wanjye yapfuye kandi waba nawe yapfuye. Hanyuma arangije ngo amwikubita ku birenge, Yesu ararira. Bivuga ngo Mariya yarazi neza Yesu, yaramwizeraga bikomeye cyane. Ntabwo yiriwe avuga ati ndabizi ko wari kumusura, ndabizi ko, oya, iwe yarazi neza ko yamusura. Aravuga ati yubaha umusaza wanjye nawe yapfuye, nuko amwikubita ku birenge. Hanyuma impamvu y'urugamba itwereka aho tuba mu buzima. Hari ibintu utazakora kubera impamvu z'urugamba rwawe.
hari ibintu utazisangamo. Ntuzisanga mu nteko z'abakobanyi, ntuzisanga mu bajura, ntuzisanga mu basambanyi, ntuzisanga hari ibintu utazajyamo, hari intambara zitakureba kubera yuko uzuriwe. Hanyuma ikindi biduha aderesi. Iyo uzi impamvu z'urugamba rwawe ugira aderese mu buzima. Abantu bamenya uwo uriwe, abantu bamenya aho bagusanga. Hanyuma kandi bituma werekera ku cyo uzaba cyo. Ukavuga ati ndumva nshaka kurwana intambara nziza ngo nsingire ubugingo buhoraho. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda bose. Urwana intambara nziza ugasingira ubugingo buhoraho. Hanyuma aho urugendo rwawe ruzasoreza hategeka ibyemezo byawe ufata buri munsi. Kugira impamvu y'urugamba, kugira impamvu y'intambara bituma urwana intambara yawe neza, bituma urwana intambara nziza. Kandi iyo destination yawe cyangwa aho wifuza gusoreza biguha discipline y'uburyo ufata ibyemezo mu buzima bwawe. Nimba ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, nimba ushaka kuzabona kuko Paul yakomeje abwira Timoteyo, aramubwira ati wirinde hatagira ikizinga kikuzaho kugeza igihe umwami Imana cyangwa se umwami Yesu azahishurwa. Rero iyo ufite aho ujya ukaba uzi n'aho uzasoreza urugendo rwawe muri iyo ntambara, ufata ibyemezo bya nyabyo, bikurinda akajagari k'ibyemezo. Ntabwo ari wa muntu uzasanga afite akajagari anyura hirya, ajya mu bitamureba, ajya no mu bimureba. Baba bari smart cyane. Iyo uza aho ujya uba uri smart cyane, kandi byafekita ibyemezo ufata mu buzima. Rero tuvuge ati njyewe ndashaka gusingira ubugingo Kristo yamfatiye, ndaterana ibipfunsi ariko simpusha mu ntambara, ntago njya mpusha, ndashaka gufata icyo Kristo yamfatiye, ndashaka kugisingira. Icyo gihe wirinda muri byose. Paul yarabivuze, mu irushanwa umuntu yirinda muri byose, kuko iyo umuntu arushanwa mu buryo bw'umwuka, ibiri hirya y'umuhanda aho anyura yirukanka biba bimurembuza. Vayo hano, vayo tugire gutya, vayo dukore gutya, vayo dukore gutya. Ariko ku kazi aharimo ajya muri destination yaho yerekeza, akavuga ati yirinda muri byose. Bituma rero ibyemezo by'ubuzima bwawe bihinduka, uko bifataga birahinduka. Utangira kwirinda muri byose, utangira kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, utangira gufata ya ntwaro twavuze ingabo ikingira yo kwizera, utangira kwambara agakiza mu mutwe nk'ingofero. So rero bituma urwana urugamba ujyaho usiganirwa kandi ukazahagera. Rero ibya byemezo bigenda bihinduka. Ntabwo ujya ufata ibyemezo birimo akavuyo n'akajagari, ntabwo uba ugitekereza kwiba, ntabwo uba ugitekereza kwica, ntabwo uba donc ibyo bindi bikurangaza mu nzira bita agaciro. Nimba ari umushinga ushaka gukora, uko ufata ibyemezo, dufate nk'urugero, urashaka kwizigama kugira ngo uzagure ikintu runaka, n'urugero rwo mu buryo bw'umubiri. Icyo kintu runaka rero cyangwa se iyo ntego ufite ihindura ibyemezo ufata mu buzima. Nimba wajyaga kugura ikintu runaka muri karitsiye, aho unyuze ukahitana ibintu ukabigura utabipange, utangira kujya uhanyura nta kintu uguze, utangira kujya ubika amafaranga yawe, ayo wangirizaga ugatangira kuyabika. So no mu buryo bw'umwuka rero niko bimera. Iyo ufite impamvu y'urugendo rwawe, utangira gutekereza ibitekerezo bijyanye n'aho werekera, bijyanye n'aho ujya. Imana nishimwe cyane. Iyo mpamvu ishobora gutuma uvuga ngo no cyangwa yesi ku kintu runaka. Abantu bazi iyo bajya, bazi mu rugamba rwabo neza, barahakana cyangwa bakemera ijambo ryabo ni ye cyangwa hoya. Iyo bitajyana na vision ye, iyo bitajyana n'impamvu z'urugamba rwe, arakubwira ngo no. Iyo bijyana n'impamvu z'urugamba rwe, akavuga ngo yes. Abasore batatu bababwiye kuramya igishushanyo, basanga ntibijyana n'impamvu z'urugamba rwabo, baravuga ngo no. Daniel bamubujije gusenga, basanga ntibijyanye n'impamvu z'urugamba rwe, aravuga ngo no. Yesu bamubujije kujya ku musaraba, bisanga ntibijyanye n'urugamba rwe, aravuga ngo no. Yosefu bamusabye kuryamana nawe n'umugore muka Potifari, asanga ntibijyanye n'iyerekwa rye, aravuga ngo no. Hanyuma ni benshi cyane intwari zo kwizera zagiye zirwana intambara nziza, hanyuma zaba aho banyuze hatajyana n'urugamba barimo barwana, bakavuga ngo no, cyangwa se bakavuga ngo yes kubera ko bijyana n'urugamba barimo barwana. Iyo rero ufite impamvu z'urugamba, bituma urwana intambara ya nyayo, bituma uvuga no mu gihe cya no, bigatuma uvuga yes mu gihe cya yes.
Imana ni ishimwe cyane. Burya abavandimwe ndagira ngo mumenyeshe ko tutavukiye gukora ibintu byose, niyo mpamvu mu rugamba rwawe ugomba kumenya icyo urwanira n'impamvu yo kukirwanira. Rero iyo utazi icyo urwanira uhora na stress mu buryo bw'umwuka, uhora n'akavuyo, uhora n'akajagari, uhora wirukanka mu bintu byose. Oya, uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo urwane intambara nziza yo kwizera ituma usingira ubugingo buhoraho, itume usingira icyo data yagufatiye, usiganwe nk'uza aho ujya, uterane ibipfunsi udahusha, uharanire gufata icyo Kristo yagufatiye. Nta yindi ntego y'urugamba, ubugingo buri imbere yacu kandi tugomba kubusengera. Icyo umwami adufatiye kiri mu biganza bye, ni ubugingo bukomeye cyane. Kugira ngo busingire rero ni uko ugomba kurwana urugamba rw'umwuka. Imana ni ishimwe cyane. Ni uko ugomba kurwana urugamba rwa nyarwo, ukabona ubugingo buhoraho kandi ukabusingira ukiri mu isi. Pawulo yaravuze ngo iryo sezerano ridusohoreze tubane nawe tukiri muri iyi si. Rero nta kintu cyatuma ubasha gusingira isezerano ryo gutunga ubugingo buhoraho ukiri muri iyi si ukwiye kumenya impamvu z'urugamba urimo rwana, ukwiye ko izo mpamvu ziguhereza kurwana intambara ya nyayo, itarimo akavuyo, itarimo akajagari, utari gufata inyundo ngo wice urushishi. Ego, hari abantu njya mbona ukabona arwanya intambara itamurebaga, ukabona arwanya intambara, uranyura mu muhanda abantu bari gutongana nawe ukajya mugatongana, iyo ni intambara itari ya nyayo. Urabona abantu barimo barashwana mu itorero ukarwana intambara itari ya nyayo. Urabona abandi mbese ukabona urimo urarwana n'abantu bambaye umubiri kandi intambara ari iy'umwuka. Dukirana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'imitegeko y'isi y'umwijima. Ukabona undi arimo ararwana n'inshuti ye, ukabona arimo ararwana n'umushumba we, ukabona arimo ararwana n'umuririmbyi ayoboye, ukabona arimo ararwana n'abadiyakoni ayoboye, ukabona umuntu w'umuyobozi arimo ararwana n'intambara zitari nyazo. Uravuga ati uyu nguyu mu bishoboka ntago azi impamvu y'urugamba afite. Yesu nabagirire neza, abagirire neza mu kazi murimo mukora muri iki gitondo cyangwa se uyu munsi, murwane intambara ya nyayo. Nta mpamvu, hari igihe ubona atari ngombwa gushwana na bosi wawe, hari igihe ubona atari ngombwa gushwana n'umukorege wawe, hari igihe ubona atari ngombwa kuvuga amagambo menshi hamwe yuzuye ibicumuro, hari igihe ubona atari ngombwa, hari igihe ubona atari ngombwa gufata inyundo ngo wice urushishi, ahubwo ukarwana intambara y'ukuri, ukarwana intambara nyayo. Reba uyu munsi, ese intambara urwana zose ni iza nyazo cyangwa se ntago ari iz'ukuri? Izo urwana zituma usingira ubugingo buhoraho cyangwa zituma ubutakaza? Umwami Yesu nabaha umugisha, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom, amen.